Uwiteka we abantu bararushe hayiwe dore uburushi we dore uburushi buzava ku bantu bawe ryari wite uburushi buzava ku bantu bawe ryari ayiwe mana we niweho ariko niweho waruhura ubwoko bwawe niho waruhura abantu barushe niho wakiza abantu bababaye ayi imitwaro ibaye myinshi kubasenga mana waza ugatabara ubwoko bwawe imitwaro ibaye myinshi ku bantu basenga imana imitwaro amadeni abaye menshi ayiwe mana uzaruhura ubwoko bwawe ryari hari ubwoko bwawe burushe hari abababaye hari ababuze icyo kurya hari ababuze icyo kwambara ariko Uwiteka mana nta wundi wabaruhura niweho karuhura niweho wabakurwa umutwaro ku mutwe niweho wabakurwa umutwaro ku mutwe umutwaro gwabumiye ku mutwe imvune zabaye nyinshi cyane hari ibibazo buri kuri uyu mutwe kuri iri buye uri kureba dore iri buye niweho waza ukarinkuraho iri buye rifite nk'ibiro 200 n'ibibazo niko bingana Uwiteka we mana nyiringabo hari bagenzi banje bampaye ibyifuzo ndi gusengera hari bagenzi banje bababaye bafite umutwaro wabaheze ku mutwe ariko nta wundi wabamara agahinda nta wundi wabaturuga umutwaro ni wowe Uwiteka ndapfukamye ndabapfukamiye ni benshi abagabo abasore inkumi abakobwa abakecuru abana bato abanyeshuri babuze ubwenge Uwiteka ni wowe wabaruhura ni wowe wabakuriye umutwaro ku mutwe nyiribihe ndapfukamye data maze kukwegera ndakwemereye Uwiteka ndakwemereye nguze uzi ruhande rw'abagabo uzi ruhande rw'abapapa uzi ruhande rw'abamama uzi ruhande rw'abakobwa uzi ruhande rw'abasore mana uze umutwaro ukure kuri uyu mutwe urakoze Uwiteka urakoze ndakubashe nyiribihe urakoze ndakubashe weho unkuye umutwaro ku mutwe urakoze ndakubashe weho uruhuye abari barushe urakoze ndakubashe weho ugabanyije umusonga kwa madeni uyu mutwaro amadeni gabaye menshi Uwiteka ibibazo byabaye byinshi ariko urakoze nyiribihe urakoze Uwiteka kuvuganye nanjye urakoze kuvuganye nanjye ko mukanya nkako guhumbya ukuyeho ibyari bibaruhije urakoze nyiribihe mukanya nkako guhumbya ngukuyeho inzara mukanya nkako guhumbya urabagaburiye mukanya nkako guhumbya urabambitse urakoze data mwiza ukwizeye ntabwo azakorwa n'isi ntawagukoreye ngo yikorere amaboko ntawavunaguritse ngo avunwe n'imitwaro kandi uri mu ijuru uri nyakubahwa urakoze data nguhaye amashyi nguhaye n'impundu izi mpundu ni izawe nyiringabo izi mpundu ni izawe nyiringabo Imana urakoze ko wumvise urakoze kuntuye umutwaro urakoze kutuye bagenzi banje umutwaro urakoze kutuye imitwaro abanyarwanda bose bateze amatwi iki kiganiro abari barwaye abo nsengeraga bose kuri YouTube urakoze kubakijije urakoze ko imanza zari zibagoye zose
zikemutse. Urakoze nyiribihe bidashira ko abenshi bubakiye amazu. Urakoze Mana Data byiringiro bizima, hari inzu wubatse, hari imanzu ukemuye. Urakoze Data, hari abari bari mu bitaro ukijije. Uwiteka bari bafite abarwayi bose urabakijije. Urakoze Mana Data wa twese kubikoze neza. Urakoze, turakubashe. Nawe witeguye kubahisha abondi gusengera. Wubahishije abakobwa, wubahishije abasore, wubahishije abamotari. Urakoze kurinza abamotari impanuka. Uwiteka Mana ikomeye, muri aka kanya warumbwiye impanuka muri uyu muhanda wa Cyanika. Ndagushimye yuko ukuyeho iyo mpanuka mu muhanda wa Cyanika. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze nyiribihe, urakoze Data wa twese yuko imitwaro ubwoko bwawe bwari bwikoreye urakoze yuko umaze kuyitura. Ni mu izina rya Yesu, amen. Mana we uri karuhura, nta wagukoreye ngo yikorera amaboko. Icyo nicyo ngukundira Mana. Nzakugwaho pe, nzakugwaho Mana we. Ubu ndi kugenda imisozi, nkagenda ibibaya Mana, ndi kuja kugushaka Witeka we. Ariko narakubonye ungirira neza. Narakubonye Witeka unyubakira urugo. Narakubonye nyiribihe umpa inzu yo kubamo. Narakubonye ubwo nabaga mu nzu y'amabati 10. Narakubonye none ubu nk'abandi mu nzu y'amabati 30. nta kutabigenjeje. Narakubonye ndongera ndakubona. Nsengera umusazi agakira, ubu imihama bakayimukuramo. Narakubonye nsengera umukobwa agashaka. Nsengera abarwa umugore utarabyaye akabyara. Narakubonye Uwiteka ni kenshi nkubona. Narakubonye nkura mu magana menshi y'abanyabyaha. Narakubonye narindi uwo kurimbuka. Wankuye mu isayo y'agahinda. Ayiwe, narakubonye nkura mu byaha. Icyo nicyo ngushimira, nicyo cibanze. Narakubonye Uwiteka nanje Nyirakare Beatrice nitwa umumama. Narakubonye Uwiteka Mana. Ayiwe, umutesi w'ikorasi ati mperutse kukubona wongera ugaruke. Mperutse kukubona wongera ugaruke. Narakubonye Uwiteka we. Mperutse kukubona wongera ugaruke. Mperutse kukubona wongera ugaruke. Imana ishimwe. Aya mahirwe we, aya mahirwe nayo wasenze. Aya mahirwe nayo wasenze Imana. Muri ibi bihe, muri iyi minsi Imana. Aya mahirwe n'uwakumenye. Aya mahirwe nayo wagukoreye. Aya mahirwe nayo umuntu wavuye mu bitagira umumaro agahitamo. Haleluya. Imana ishimwe. Ndagushimye wite. Ndagushimye ko nahisemo neza. N'abandi bantegeye amatwi bose ndabakangurira guhitamo neza. Iyo ukijijwe nabi bitera umwaku, wakizwa neza ukabona umugisha ku Uwiteka Nyiringabo Imana. Urakoze Data mwiza ko wumvishije iki kiganiro. Urakoze Uwiteka Mana ishobora byose ko wantegeye amatwi. Urakoze kumvise gusenga kwanje ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Je kunyakari karame. Kuki wahisemo gukora ikiganiro umeze utya nkagusanga umeze gutya wishwe n'agahinda wabaye nk'umukecuru? Nukubera iki? Iyo turi kuzamuka imisozi, turi kugenda ibibaya, tugenda twifurebye yuko haba hari imbeho cyane. Haba hari imbeho iteye ubwoba. Tugenda twifurebye, tuba tuzamukanye ibyifuzo abantu benshi baba baraduhaye. Kuri YouTube ari abantu baba baraduhaye ibyifuzo ati mukunda kuzamuka imisozi mukagenda ibibaya, muje mutujanira ibyifuzo byacu.
ati mwebwe muhora musenga buri munsi tubaziho imbaraga z'Imana, tuzi yuko rwose ari inshingano zanyu mugomba kuja mudusengera, dusengera abantu bose bababaye, ntabwo turobanura, ntabwo nagira ngo amahirwe niba Imana yarampaye impano yo gusengera abarwayi bagakira ngo ibyo ngibyo mbyihererane njenyine. Ndagira ngo ni Imana izatange impano ku bantu bose, uzasaba Imana impano yizeye Imana yiteguye kumugirira neza, yiteguye kumuha impano nk'iyo yampaye. Muko mbifurije amahirwe rero ku Mana yacu, mbifurije umugisha Uwiteka yampaye. Imana yampaye umugisha wo gukundana na bagenzi banje, singira ishari, siniyemera, sinirarira. Ni ukuri uyu mugisha ngwifurije bagenzi banje dusengana mbona kuri YouTube. Nifurije Fiyete umugisha, nifurije Juru umugisha, nifurije Kararisi umugisha, nifurije abandi bamama b'inshuti zanje duturanye, nifurije Uwizeyimana Beatrice wo mu mudugudu wa Kidaho, mwifurije umugisha, mwifurije umugisha mu rugo rwe, nifurije izindi nshuti dusengana, nifurije undi mu mama dukundana twamenyaniye kuri YouTube wo mu Kinigi, mwifurije umugisha rwose, nabwo ndi no kumusengera ngo Imana izamuhereza umugisha. N'umumama nagiriyeho umugisha, uwo nawe mwifurije umugisha n'urugo rwe. Nukuri Uwiteka Imana izakomeza imurengere kandi muhe umugisha. N'abandi bose bategeye amatwi iki kiganiro bose mbifurije umugisha, ngo umugisha Uwiteka yampaye wo kutagira ishari. N'abandi bahanuzi bagenzi banje bose bakora uyu murimo wo guhanura, bose mbifurije umugisha, muje muhanura nta shari mufite. Uwiteka yiteguye kutugirira neza. Imana ishimwe. Yego, uyu munsi suka tugezeho ijambo ry'Imana. Nta kibazo. Cyangwa uri mu gahinda? Ntago agahinda nakavuyemo. Napfishe muramukazi wanje, ariko iminsi amaze gushira iminsi enye, agahinda kari kugabanyuka nese. Ubundi agahinda wakagira ukazageza ryari ko kari hirya no hino, apfuye yizeye. Ntago waheranwa n'agahinda. Karibu n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Mbatiwe nawe Yesu, ntakiza mpangara. Mbumbatiwe nawe Yesu, ntakiza mpangara. Ntacyo Satani yantwara ubu n'amahane ye yose. Mbumbatiwe nawe Yesu, ntakiza mpangara. Imana ishimwe. Mbumbatiwe nawe Yesu, ntakizampangara. Nukuri iyo Yesu agufashe ntacyaguhangara. Iyo Yesu agufashe nawe ukamufata ukamukomeza, ntacyaguhangara. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Zaburi ya 35. Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, enda ingabo nto n'inini, uhagurukire kuntabara. Kandi ushingure icumu mu ntagara, wimire abangenza. Ubwire umutima wanjye uti ni njye agakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagire igisuzuguriro. Abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwe ipfunwe. Babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane. Inzira yabo iba umwijima n'ubunyereri,
kandi marayika w'Uwiteka abagenze, kuko bantegeye ikigoyi ku bushya badafite impamvu, kandi badafite impamvu bateze ubugingo bwanjye ubushya. Kurimbuka kumutungure, ikigoyi yateze aba ari we gifata ubwe akigwemo arimbuke. Nibwo umutima wanjye uzishimira Uwiteka, uzishimira agakiza ke. Amagufa yanjye yose azavuga ati, Uwiteka ninde uhwanye nawe? Kuko ukiza umunyamubabaro umurusha amaboko, ukiza umunyamubabaro n'umukene ubanyaga. Abagabo b'ibinyoma barahaguruka bakandega ibyo ntazi, bakabimbaza. Ibyiza nabagiriye bakabyitura ibibi, bikampindura nk'imfusha. Ariko njyeweho iyo barwaraga nambaraga ibigunira, nkababarisha ubugingo bwanjye kwiyiriza ubusa, ngasenga ncuritse umutwe mu gituza. Haleluya, haleluya. Nkamera nkaho ari inshuti yanjye cyangwa mwene data urwaye, nkiyunamira nkambara ibyo kwirabura nk'uborogera nyina. Nushaka urekeraho. Haleluya. Amen. Pfukamya ahangaha ndi kuborogera abantu bantabaje bati dusengere uburwayi butumereye nabi. Ngo Uwiteka agiye kuburanya abantu bandega imanza z'amahugu zitagira shinge na rugero. Uwiteka aje kukuburanira, we ufite urubanza Uwiteka yiteguye kukuburanira. Muri iyi minsi Uwiteka aje gushingura icumu mu ntagara, aze gushingura aho ugenda batagushaka, aho unyura batagushaka, aze gukuraho ibigoyi bagutega. Haleluya. Amen. Ibigoyi bagutega, abanzi bawe bagutega, bigiye guhindukira ari bo bifata. Mana we, ndaha hantu nifuriza umuntu wanga mugenzi we, ndamwifuriza kugira ngo akizwe, ayoboke iyi nzira nziza y'agakiza. Uwiteka nawe ashaka abamugana, abaza bamugana. Twaganye Yesu rero muri aka kanya ndi gusengera abantu tudahuriye muri famiye, abantu b'Imana yiremeye kuko Bibiliya ibivuze. Ndi gusengera utari mwene mama, ndi gusengera utari data wa ndi gusenga muri iyi mbeho imeze itya, ndi gusengera utari mwene mama, ndi gusengera utari mwene data. Uretse icyo dupfana ni amaraso ya Yesu. Icyo dupfana nuko yamuremye nanjye nuko Imana yamuremye nanjye ikandema, nicyo dupfana. Nta shyari ngira Nyirakarire Beatrice. Ndi gusengera abo bantu rero, ndi gusengera abantu barwaye, ndi gusengera imfubyi zitagira gikurikiranwa. Uretse leta yacu ko dufite umubyeyi ubitaho, leta yacu ibitaho, yita ku mfubyi. Ni ukuri Uwiteka we, ni ukuri. Pfukamya aha hantu nanjye nitaye ku mfubyi, ndi kuzisengera ngo Imana izihe gutekereza ko nubwo ababyeyi baba ntabahari, ariko dufite umubyeyi wacu Yesu. Haleluya. Imfubyi zifite Yesu, abapfakazi bafite Yesu, bafite n'umuyobozi Paul Kagame, nawe ni umubyeyi wabo. Nawe yicara batekerezaho, atekereza ku bapfakazi, agatekereza ku mfubyi, agatekereza ku basaza bashaje. Yeme urugero murabibona ko abantu benshi yabahaye za VIP. None uwo nguwo ntafite gihumurizwa. Uwo imfubyi amwitaho. Umubyeyi wacu yita ku mfubyi, akita ku bapfakazi, akita ku basaza bashaje batagira n'abana mu nzu bo gutuma, akabashakira VIP. Nese uwo mubyeyi wacu wamukura hehe? Twamunganya nde?
uratekereza ku mfubyi, agatekereza ku basaza bashaje. Imana nukuri, Imana ishimwe, atekereza kure. Niyo mpamvu ndi kumusabira ubwenge n'ubumenyi. Nukuri ahora dutekereza uko bukeye nuko bwije. Imana ishimwe. Nukuri aba bantu bategeye amatwi iki kiganiro, Imana ibashe kubaha umugisha. Ariko ndi kubwira abantu bafite imanza muri iyi minsi, Uwiteka yiteguye kubaburanira. Nkabwira abantu bakennye babuze ibyo kurya, birinde kwiheba no kwiganyira. Dufite umurengezi wacu Yesu, ari we Yesu, yiteguye kubambika, yiteguye kubaha n'icyo kurya. Iri jambo Imana iryereze mu mitima yabo. Mana shimwe. Amen. Yego, reka tugane ku musozo. Mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha kubwo kwitanga, gusanga gusengera abantu bagiye baguhamagara bakubwiye ko bafite ibyifuzo bibarembeje, nawe ukavuga uti ngomba gufata umwanya nkabafasha gusenga. Imana iguhe umugisha. Watwemera n'undi ugatanga nimero, undi uzumva afashijwe akazaguhamagara, ubundi mugafatanya gusenga, ukadusoreza n'isengesho. Inomero zanje ni 078 21 50 69 3. Yego, karibu n'isengesho dusoza. Turagushimye Data mwiza, turagushimye uri umwami w'abami, turagushimye uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho. Nukuri Uwiteka Mana, nubwo turi kwiheba ariko tuzi ko ibyacu ugiye kubigenza neza. Dukurireho agahinda, dukurireho amaganya. Uwiteka Mana ishobora byose, nukuri ntawagukoreye ngo yikorere amaboko, kandi ntawaguhamagaye ngo umuninire. Uwiteka ijambo ryarambwiye ngo muri Zaburi ngo tebuka, ngo Mana yanje, ngo tebuka uze unkize. Mana tebuka uze untabare. Uwite watebuka ukaza ugatabara abagutabaje. Uwite watebuka ukaza ugatabara abaze bakugana. Watebuka ugatabara ababyeyi bampaye ibyifuzo. Watebuka ugatabara abapapa barwaye bamaranye uburwayi imyaka 2. Watebuka ukaza ukabakiza. Watebuka ukaza ugakemura ibibazo rwose birembeza abantu benshi. Watebuka kumva ibyifuzo by'abakobwa bafite imyaka 30. Watebuka ukaza ugatanga amazu. Watebuka ukareba abantu basaziye mu makode. Watebuka ukaza ukumva guhendahendwa, turi kuguhendahenda. Ndasenze kugira ngo utebuke uzukemure ibikwiye gukemuka, uze utabara abantu b'abasumeri babuze akazi. Nukuri mfukamya hahana imbere ya kamera. Watebuka Yesu, ni weho Yesu ndi gutebutsa kugira ngo uze utebuke ukemure ibibazo birembeza abantu. Kuba umuntu yarize amashuri ye akarangiza ariko akaba umushumweri birababaje. Ndakwinginze ngo tebuka uzutange akazi kuba gakeneye. Tebuka, uri Imana, nta kikunanira, urashoboye. Urakoze ko witeguye kubikemura nk'Imana. Ni mu izina rya Yesu.